Intare official rero reka mbasuze mbifuze gukomeza kugubwa neza kugira impagarike n'ubugingo. Ahangaha mumbona murabibona ndi hano Sake, aha ni hahandi bita ku mugezi wa Gihira. Kuri wa mugezi wa Gihira ni hamwe hagiye habera imirwano, aho intare za Sarambwe zavaga mu misozi iri hakurya, muraza kuyibona. FARDC nayo iri muri no misozi hariya hakurya n'ahandi bita kuri 3 antenne kwa Madimba, ndaza kuhabereka. Ni ahantu habereye ibintu bidasanzwe, ibintu byari bikomeye, ibintu navuga byiza. Iki ni cya kiraro abasirikari b'u Burundi baguyeho, iki ni cya kiraro za Nyatura za Wazalendo ndetse na FARDC bahiriyeho cyane. Muraza kubibona, ndaza kubibereka noneho mubirebe. Iyi ari presentation kugira ngo mbibereke, mfite n'andi makuru nabahishiye ndibuze kubabwira, ariko ndashaka kugira ngo manze nabereka ino misozi iri ahangaha, kuko dufite amakuru y'ibiri kubera muri teritwari ya Masisi, aho umukoloneli yabashije kwicwa na neutralizwa. Umukoloneli wa Nyatura n'umwe wari umeze nk'Imana, Imana ya Wazalendo. Navuga ko yari nk'Imana ya Wazalendo hariya yakoranaga n'uwitwa Jean-Marie Bonane. Uyu nguyu ntabwo akiriho, ndaza kubahereza amakuru ye nabo bapfanye nuko byagenze. Ni ukuvuga ngo n'umwe mu bakoloneli yari yararashwe mu kaguru, ariko noneho ano magingo ntabwo akiri mu buzima. Abakunzi b'Intare official rero, amakuru mbafitiye ni menshi, ndamanza kugira ngo mbereke ino misozi. Nimumara kuyibona ahangaha ndi muri rompwe, ndaza mbibereke neza rwose namwe mubyibonere. Reka dukomeze n'ubundi mukomeze mubirebe, murebe ukuntu ko byitwaye. Ahangaha mubona iyi ngiyi ni ya indio ni ya malake bakunda kwita ngo na malake yo kwa mwami. Aka ni akalake, ni kalake Kivu ariko kaje gucengera. Murabona ko hakurya rwose ni ahantu hasa naho harimo amazu. Ahangaha ni hahandi harimo cya kigezi cya Gihira, kigeze kugwamo abarundi benshi, kigwamo FARDC nyinshi. Ndashaka kugira ngo uno mugezi n'ubundi Bemba ngubereke namwe muwibonere. Ni ikigezi kinini cyane, ni ikigezi kinini cyane utabona ibyacyo, ariko ni urugezi runini cyane rwose. Namwe ubwanyu murwirebere. Iriya hasi ni ahantu h'imanga, ni ahantu h'imanga cyane rwose, ubona ko ari imanga. Iki ni cya kiraro n'ubundi mama 23 yavaga mu misozi hejuru ikaza igategera ahangaha. FARDC na Wazalendo nabo bari hari hakurya, ntibaze kumenya ko intare za Sarambwe zahageze, ubundi zikaza zikabagwisha muri kino kiraro. Ndashaka kugira ngo muze ubwanyu muhirebere uko hameze. Ruriya rugezi, uru rugezi rwariye abarundi benshi. Murabona ko ni ahantu harehare, ni urugezi rwariye abarundi benshi. Murebe icyo kiraro rwose, iki kiraro cyariye abanyatura benshi, ndetse ubona ko cyabaye renouvelable n'intare za Sarambwe. Ubona ko mama 23 yabikoze neza, ari ibintu bigaragarira amaso. Uyu niwo mugezi wo bita Gihira. Ahangaha barabarasaga, ubundi bakaza bagaterera umunsi. Buriya muno munsi nuko wenda nshobora no kuhatinya kuhagera, ariko icyo nababwira cyo kimwe nuko umuhasi rwose ari ahantu hariye icyo bita Wazalendo, hariye icyo bita abarundi, hariye icyo bita FARDC n'indi mitwe yari yitwaje intwaro yarwanyaga M23. Uciye hano muri bino biti, uzamutse hejuru nk'uko mubibona, murebe urutoki rwanjye uko rutunga, uzamutse hariya hejuru ni kuri wa musozi wita Momaca wari urimo FARDC, wari urimo umukomanda regiment witwaga Firemo, warasiwe abasirikari benshi, apusha abasirikari benshi, umubare utabarika. Noneho ndaza kubereka ubundi buce. Uno muhanda ni umuhanda udivijemo ibice bibiri, donc nk'uko umuntu twajyaga tunabibasobanurira. Hongeye kubereka, murahabona iyo winjiye kuri kino kiraro, uturutse kuri kino kiraro murakibona. Hano uvuye Sake centre, hano uvuye muri centre ya Sake. Ahangaha ntuzurye, ahangaha uba uri kwerekera Mushaki.
buriya nzira yerekera Mushaki abantu batahazi bahabona. Iyi nzira mubona uno muhanda n'ubundi nkuko mubona ni umuhanda ukomeje ugiye Bweremana cyangwa utangira za Kiroci, Bweremana, Minova, ukomeje uri kwerekera Sud Kivu. Murabona uburyo ugiye uri obord lake. Ino misozi murayibona, hejuru no musozi harimo umusozi wa Karuba. Umusozi wa Karuba abantu barawuzi, ariko si uyu nguyu, ahubwo harimo undi musozi uri nyuma yaho harimo na antene. Uwo musozi niwo wa Karuba. Ino misozi yose uko muyibona, iyi misozi yose uko muyibona, kuva kuri uyu ukaza ukazunguruka, hano hari n'indi misozi itari kugaragara iri inyuma y'aka ngaka, wenda sinzi niba biranshobokera kugira ngo imbe nagera hejuru yako naho mbibereke. Utunze gutya murahabona imbere nkurure murabona ahantu hari amantene. Aho hari amantene niho bitaga kuri troisième antenne zo kwa Madimba. Ino misozi yose, iyi misozi yose uko mugenda muyibona kuzageza ahangaha mubona harimo intare za Sarambwe. Ukazazunguruka ino misozi yose, uko mugenda muyibona ino misozi yose, uko mugenda muyibona rwose. Ino misozi uvuye ikambitangire, uvuye ahangaha ukazazunguruka ukagera kuri uno musozi. Hano harimo defense za M23. Aka gasozi kari hano hejuru yanjye namwe murakabona, ni agasozi nako kameze nkaho ari agakrete moya ivi. Ako gakrete kari gakomeje gakaza nawo karyamiye mu bambiro, ariko gaciye hejuru ya Sake. None uko mubibona uru ruhande urunguru rurino, hano ndi gutunga urutoki, rwa ruhande rwarimo Wazalendo rurimo FRDC. Uru ruhande nirwo rwarimo M23, narwo murarubona neza, n'ahandi ku troisième antenne ariho bitaga kwa Madimba. Muri kumva ko byari ibintu bitari byoroshye. Ikangerageze kubereka n'ahandi mbere yuko mbabwira ari amakuru y'ibiri kubera hariya muri za Kinyana, aho bamwe muri za Wazalendo n'ubundi umukoloneli yabashije kwicwa na M23. Reka negere ku musozi hejuru. Aha rero nazamutse hejuru, murabona yuko hano wenda ho muranabibona neza. Murebye hakurya iriya ni centre ya Sake. Aka gasozi mubona niko kariho FRDC ariyo bita Momacha, agasozi ka Macha. Agasozi mureba hariya hakurya ya Sake, kariya ni agasozi kariho za FDL na za Wazalendo. Biriya mubona kure cyane hariya ni muri parike ya Virunga, ujurya murabona ahantu hari agatari. Kariya ni agatari ariho bitaga kwa Madimba, ni nako hitwa kugeza magingo yangaya, hitwa kwa Madimba. Ukazamuka uwo musozi wose, uzamuka uwo musozi nanjye babyamvuna, ukagera hariya kuri antene. Aho hose n'inyuma ya kano gasozi kondiho, ukazamuka nkagere hejuru ndumva bigoranye, ariko aho ngaho naho harimo intare za Sarambwe. Ubu busozi bwose bwari bukikije burimo intare za Sarambwe. Nukuvuga ngo uno muhanda mubona niwo muhanda intare za Sarambwe zari zarakatinze, ku buryo nta modoka cyangwa ibindi bikoresho bya gisirikare byashoboraga guturuka Bukavu ngo bize bibe byakwinjira bigere hano Sake. Ariyo nzira bashakaga gufungura iturutse Bweremana. Aho rero iyo nzira ngiyi murayibona, uvuye kuri kiriya kiraro uzamuka mu ruhande rw'ibumoso ni iburyo, hariya hicaye abantu bari kugurisha ama essence. Ni ukuvuga ngo ni umuhanda ugiye Mushaki. Wamanuka gutya, uyu ni umuhanda ugiye Minova, ukomeje ukagera Bukavu. Aha rero ni hantu nkuko nababwiye habereye ibintu bidasanzwe. Intare za Sarambwe zamanukaga hano zikaza zigategera hano hasi. Umurundi, FRDC, Umuzalendo bashakaga kugira ngo binjire, intare za Sarambwe binjire baze kuba bakwataka muri kino gice.
hano niho bita ukomeje uno muhanda ugera hariya hirya niho bita za Rutobogo. Wakundaga kumva ngo Rutobogo ibintu byabaye danje, Rutobogo ibintu byakomeye, Rutobogo Wazalendo barahashiriye, Rutobogo FRDC irahashiriye. Murumva ko byari ibintu nababwiza ukuri ko byari ibintu bitari byoroheye. Coalition ya FRDC, coalition ya FDLR, abo bari kumwe bose bakubitiwe ahangaha karahava, ku buryo wazaga ugasanga muri kariya karake ko muri kubona kano akarake ko bajya kunda ngo na akarake ka mwami wa groupement ya Kamulonza, wasangaga kuzuyemo maiti za FRDC batwawe na kino kigezi muri kubona iki ngiki aricyo bita Cyagihira. Bamanukaga kano gasozi intare za Sarambwe zibabona, ubundi bagera hano ku kiraro intare za Sarambwe zikabacucumira aho ngaho, babona ko nta bundi buryo baterera mu mugezi ubamanura, binjira hariya kuri kubona amazi ari kwinjirira, aho amazi ari kwinjirira muri kano karake. Na karake ubona ko kabaye izore na lake Kivu, buriya karukwako. Kino gishanga cyubona cyari gishanga cyuzuramwe amazi, iyo imvura yagwaga amazi akuzura akagera nahangaha ku muhanda. Abakunzi b'Intare Official rero nabatambagije, ariko hano na hantu hamwe FRDC na Wazalendo batateze kuzibagirwa mu mateka yabo. Ndaje rero kugira ngo noneho mbagezeho situation y'ibiri kubera hariya muri Bashari Mokoto, aho Wazalendo, aho muri Bashari Mokoto rero murambaza ngo byitwaye bari guhondagurwa, harimo imirwano n'ubundi itoroshe, aho intare za Sarambwe zabashije kunetraliza, kugirira nabi bamwe mu bakamanda bo muri Wazalendo. Kawe nadatangira mbavugaho ibi ni byabaye ku mugoroba, aho bari bashatse kongera kugaruka kuza kwiteza intare za Sarambwe, ariko baza gusanga intare za Sarambwe nazo zitoroshe, niho zabakubise rwose zibavisha imyuna mu buryo butangaje, ndetse umwe mu bajenerali bakomeye, amakuru avuga ko umurebere ukomeye uzwi ku izina rya General Gafumberi wakoraga kwa Jean Marie yapfuye agapfana n'amabandi ye 9. Amakuru y'imamo nuko muri kino gitondo, abo barwanyi bari bashatse kugira ngo bagaruke hari hafi ya Kivuye ndetse na za Bweru. Intare za Sarambwe ziza kubimenya kuko zari zarariye amajanja, zirabatega uko yaraje n'abarwanyi be n'abambari be abo bari kumwe bose bahita bahasiga ubuzima. Nuvuga ngo kugeza amagingo yangaya Generali Gafumberi wari umwe wari warashyizwe ku ibere, bafataga nka Seigneur de Guerre bakamufata nk'Imana. Iyo muri Wazalendo yabashije gupfa arashwe n'intare za Sarambwe hariya muri territoire ya Masisi, muri groupement ya Bashari Mokoto, muri chefferie ya Bashari hafi ya Bweru, aho yaraje kugaba bya bitero bajya bakora byo kwica abaturage. Yabashije kunetralizwa, ubu ngubu ntabwo akiri mu buzima. Intare za Sarambwe zamukuye mu buzima. Yari umwe mu bagiye bazengereza abaturage, bakica abaturage muri kiriya gice cyo muri Mokoto. Ni umwe mu batwaye inka nyinshi zabo mu bwoko bw'Abatutsi ndetse n'abo mu bwoko bw'Abahutu. Ni umwe mu batwaye amahene, ingurube, inkwavu, amasungura, inkoko, isungura nizo nkwavu, amadendo, amabata, ipanya n'ibindi bworozi bwose abaturage bakoreraga hariya. Icyo rero abantu bakomeje kuvuga ngo kuri tere ibintu bimeze nabi. Umubare wa Wazalendo wavuye kuri 73, hakabamo hiyongeyeho abandi 9, bakaba bamaze kuba 82 bamaze kugaragara bapfiriye mu mirwano bari baje kwatakamo mama 23 muri kiriya gice cya hariya muri territoire ya Masisi, muri Bashari Mokoto, muri chefferie ya Bashari.
kugeza amagingo yangaya rero ibintu biracyakomeye kandi urugamba ruracyakomeje. Sinzi umuvandimwe wampamagaye arambwira ati Bemba, bariya abantu ko ari abakongomani, ko nabo twavuga ko rimwe na rimwe wenda ibyo barimo nubwo ari ubujiji, ko bagiye kuzashyira hakazabura n'uzasigara wo kubara inkuru, ni iyihe nama wabagira? Nuki wababwira kugira ngo babashe kuba bakwivana muri abo burabata bw'ubugoryi? Njyewe buri munsi ndababwira, nta munsi nababwira, nta munsi ntavuga, mpora mvuga buri munsi ndaririmba nkavuga ati ubu bugoryi burimo, ubu bucucu murimo mubuvemo. Barananiye, banze kumva. Igisigaye rero ni ukureka intare za Sarambwe n'ubundi zigakomeza zikikorera akazi kazo, zigakomeza zigahiguriya ubuza umuturage umutekano, zigakomeza zikabica, reka mbivuge gutyo, kuko uwiyishe ntaririrwa. Ndahamya ko nta munsi ntigisha, nta munsi ntavuga, nta munsi, buri munsi nta munsi w'ubusa. Icyo mba ndiho ni ukubigisha, ariko bananiwe kumva. Igisigaye rero ni ukubareka bagashirira ku ifumbi, bagashira bumva, bakagenda bumva, bagapfa bumva. Gafumberi yari yararashwe, yari ikimuga. Gafumberi nta munsi n'umwe abana b'imfura bo kwa Muzehe Erasto batamuhamagaye bakamubwira ati mwana wa mama, wavuye muri ubwo bugoryi bw'urimo, waretse kwicisha abo bana, ahubwo ugataha ukaza ugafatanya n'abandi kubaka igihugu cyawe. Ariko umujama yanze kumva. Ni ukuvuga ngo wanze kumva ntiyanga no kugira ute no kubona. Ni ukuvuga ngo abasigaye hariya niwe bafataga nk'Imana, niwe bari bazi ko afite icyo azabavanamo n'aho azabageza, kuko abandi bose bari abakwirifa bo babigira abagabo, banyeganyega, baporongo ni ukuriye ngo abadejene bose ni abanyabwoba, nta wabasha kujya ku rugamba kuko nta na formation militaire bagira. Nta wabasha kujya ku rugamba wabashe guhangana n'intare, wabashe kuba yagira icyo akora, ahubwo ni babandi bariho mu kwiba n'amaco y'inda no gushakira ababibira, ubundi bakagenda bakishyirira ku mifuka yabo. Mwarabibonye uriya mujama umwe ngo ari komanda brigade, naje kuganira nawe umunsi w'ejo, yaravuze ati ngo ngiye ngo nabonye ngo kubibira, ngo yari komanda se, ngo yari Lieutenant Colonel, Lieutenant Colonel utagira inkweto, niza afite yazambitswe naho yageze. Ukumva ko nkabo ngabo ubura nayo kugura bote ikangurira Lieutenant Colonel, ntago urugamba warutsinda, ntabwo warutsinda. Ahubwo icyubu uriho ngiye navuga ko uba umeze nk'umwiyahuzi, nk'uri kwiyahura, uba uri kwiyahura rwose. Bakuzi b'Intare Official rero ndabakunda cyane, kadukomeze n'ubundi tubashakire n'andi makuru, kuko amakuru yo ni menshi. Ndemeza ntashidikanya ko Imana ishobora byose ituba hafi, irakomeza kudufasha, namwe mukadukomeza kudutera inkunga muri uru rugendo. Gusa icyo nababwira kimwe cyo nuko ibi ngibi narimbirwaye kugira ngo inge kuri tele, inge mbereka bimwe mu bice byabereyemo ibintu bikomeye, ibintu bitoroshye. Gusa nibagiwe nkanababwira ko n'ubundi urugamba ruracyakomeje muri teritware ya Mwenga, aho intare za Sarambwe nk'uko nabibabwiye zamaze kwigarurira agace gakomeye ka centre ya Mwenga, agace kafatwaga nk'agace k'ingenzi muri iriya teritware, agace kafatwaga nk'ingenzi muri teritware ya Shabunda, agace kafatwaga nk'ingenzi muri teritware ya Walungu, Fizi ndetse na Uvira, kuko niho babantu bose baje gushakisha ikitwa amabuye y'agaciro ariho basoreraga. Noneho iyo centre amagingo yanga iri gukontororwa na mama 23. Ubona ko abaturage bishimye. Ntimwamubonye Uwiringoma aganira n'abaturage ndetse asangira nabo ubugari? Biriya ni bigaragaza umuco mwiza, umuco wo kwiyegereza abaturage, umuco wo gusangira n'abaturage, atari wa muco wo kwiba abaturage, kunyanyasa rahia na kuiba mali yabo. Ubu ngubu Intare za Sarambwe icyo ziri gukora ni
kuchunga raia na mali yake. Ibyo ni ibintu twakwita ko ariyo devise y'icyama cya Alliance Fleuve Congo M23. Ibintu rero urabona ko bikomeje gukomera mu ruhande rwa leta, mu ruhande rwa Wazalendo, mu ruhande rwa Zanyatura, mu ruhande rwa Mayimayi. Bakomeje gutakaza, bakomeje gupfisha, ibintu bikomeje kuba bibi bantu bacu. Komeze rero mugubwe neza, murabizi ko mbifuriza gukomeza kugira impagarike n'ubugingo, mukagira Imana n'amafaranga, mugatunganirwa. Waba ukeneye kwamamaza ibikorwa byawe, egera Intare Official tukwamamarize. Turakurikirwa n'abantu benshi, abantu barenze ibihumbi hafi, tugiye kugera mu bihumbi 10. Ikindi wenda nababwira cyo nuko turebwa n'abantu benshi, muri abo bantu benshi baje bakagura bakagura ibicuruzwa byawe. Ufite amacumbi bakaza bakarara iwawe, ufite ibintu uri gushyira ku isoko bikaza bikagurwa. Ndumva nta cyiza kiruta ibyo ngibyo. Bakunze Intare Official rero, ikankomeza mbifurije gukomeza kugira umugisha w'Imana, gukomeza gutunga mugatunganirwa, gukomeza mukabyara mugaheka kandi mukarerera igihugu, mugafatanya n'intare zasarangwe gucunga umutekano. Aho ikibi kibaye mukakivuga hakiri kare, ntimuzayishira ikibi. Icyiza muzakigaragaze kandi muzagikore, ikibi cyo muzagitangure hakiri kare, mukigaragaze kandi mukirwaye. Cyo nababwira rero ni umugisha, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Mukomeze mugubwe neza. Ciao ciao.